banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda ndetse n'abakristo abari mu Rwanda n'abari muri diaspora, natangira ngira nti Kristo Yezu akuzwe. Gahunda murayizi, murabizi ko roho nziza itura mu mubiri muzima. Iyo tuvuga ubuzima tuba tuvuga ubuzima bwa roho n'ubuzima bw'umubiri. Murabizi ko akenshi nkora ibiganiro bigaburira roho zacu, ariko twaribagiwe aspect, twibagiwe ko roho nziza igomba gutura mu mubiri mwiza. Tumaze gukora roho nziza, turashaka no kubaka imibiri, kandi baragira bati icya mbere ni amakuru. Burya ukurusha amakuru, baravuga hari abavuga ngo ukurusha umugore ngo abakurusha urugo, ariko mu bijyanye n'ibindi bintu biri professionnel, iyo umuntu akurusha amakuru abakurusha byinshi cyane. Ni muri urwo rwego muri aka kanya ndi kumwe na muganga, muri kumubona imbere yanyu, ni umuganga w'umubyaza. Hari ibibazo nje kubariza abadamu, abamama n'abakobwa. Reka tumuhe umwanya abanza dusuhuze, atwibwire, ubundi dutangire n'ikiganiro. Urakoze cyane Emmy, nishimiye kubana nawe mu kiganiro. Nitwa Donat Niyobuhungiro, nkaba ndi umuganga, ndi umubyaza. Ni umwuga mazemo igihe, kuko ngira ngo uyu mwaka dutangiye ni umwaka ngira ngo ni uwa 9 ndi umubyaza. Urumva si igihe kinini cyane, ariko si n'igihe gitoya. Hari byinshi umuntu aba yagiye ahura nabyo, ariko urumva ni experience y'igihe kirekire uko navuga. Urakoze cyane Donati, muganga Donati cyangwa umubyaza Donati, uko nabivuga byose nibyo. Watangira utubwira umubyaza ubundi ni iki, ububyaza bitandukaniye he? Hari abantu babyitiranya, bitandukaniye he yenda na dogiteri? Hari kwa muganga tubona, hari uba bari kwita dogiteri, ariko twajya nko aho bari kubyara tukabona ntituri kumubona. Hari n'uwo yenda uhura na dogiteri wagera yenda muri ntuza nko muri laboratoire ntumubone, cyangwa mu gufata imiti ugasanga hari undi. Ibyo bitagiye bitandukaniye hehe cyangwa bihurira hehe? Mu kiganga harimo niba nabyita amaterme menshi, bitewe hari uwo twita umubyaza, hari uwo twita umuforomo, hari uwo twita umufarumasiye, hari uwo twita umudogiteri, hari uwo twita noneho gynécologue, hari uwo twita obstétricien. Gusa kenshi obstétricien na gynécologue kenshi ari umuntu umwe. Gynécologue harya ubwo ni umuntu ushinzwe iki? Abantu benshi ntibazi kubitandukanya. Hari icyo bita gynécologie na obstétrique. Gynécologie tuvuge nk'urugero ufite nk'umugore agatwita kuva twise kugeza byaye, urabizi nk'abantu basanga babyara barabizi. Hari changes z'umugore utwite kuva asamye kugeza abyaye. Hari impinduka, hari impinduka agenda agira. Rero izo mpinduka zirasanzwe, ziri physiologique, zirasanzwe. Niko umugore nyine yagombye kuba ameze, cyangwa umukobwa. Umugore utwite aba agomba kugira impinduka, kuko urumva ntago aba ameze nk'umuntu usanzwe, ntago urumva aba ari kure mu buzima muri we. Rero izo mpinduka zirasanzwe, abazagira igihe akabyara nyine bisanzwe nk'uko abandi bose babyara. Ushatse kutubwira ko umuntu ukurikirana uwo muntu umeze gutyo niwe bita gynécologue? Ntago ari byo. Uvuga ngo icyo kintu mvuze nasobanuye nicyo bita obstétrique. Uvuga ngo umuntu arasamye bisanzwe, indira kuze, arakomeje, ageze aho abyara. Icyo kintu bakita obstétrique. Ariko hari undi usama, yajya nko ku mezi nk'abiri cyangwa nk'atatu, ukajya kumva kuva ngo inda ari kuvira ku nda. Ujye ubyumva, kumva ari kuvira ku nda, ukumva se ngo yasamiye inyuma yajya nyababyeyi. Icyo gihe tuba tugiye kuva mu bijyanye n'normal bisanzwe, tuba tugiye mu bindi bintu bimeze nk'aho bidasanzwe. Ibyo bindi rero bidasanzwe nibyo bita gynécologie. Noneho ushobora kuba noneho wenda navuze umuntu utwite,
ushobora kandi kuba utanatwite uri umukobwa nta n'umugabo ufite ugasanga nk'umukobwa aje kwivuza aravuze ati njyewe maze amezi 3 nta mihango ngira ntajya imugongo niko babyita mu kinyarwanda cyiza icyo gihe rero ntabwo icyo gihe ntabwo ari obstetrique icyo gihe ni gynecologie afite icyo bita problème gynécologique nuvuga gynecologie yita ku bafite ibibazo bifite aho bihuriye n'ibyo bintu byo kororoka ariko noneho obstetri akenshi si no kubyara ntabwo ari ngombwa abe natwite ashobora no kuba afite ibibazo bijyanye n'izo ngingo zibigiramo uruhare babyita ni ibintu bijyanye n'icyo bita reproductive health female reproductive health urumva uwo muntu aba arwaye ariko bitandukanye n'abandi wa obstetrique uwo ntabwo aba arwaye kuko ibintu biba bimubaho ni ibintu biba bisanzwe rero niyo mpamvu tuvuga ngo akenshi usanga obstetricien cyangwa se obstetrician na gynecologist ari umuntu umwe undi bamwita gynecologist and obstetrician rero aba yita ku ibyo bibazo biri normal hanyuma akita no ku bintu biri anormal bidasanzwe wari ugiye kudusobanurira umubyaza icyo naho atandukanye na babo aho niho nenda kugana rero buriya umubyaza n'umuginecologue ni abantu bameze nkaho bafatanye kubera ko bari muri field imwe yo kwita ku buzima bw'umwana n'ubwo umubyeyi ariko kandi buriya njyewe mvuga ko umuntu wese ubyaza niyo yaba atari umubyaza njyewe namwita umubyaza niyo yaba ari dogiteri yitwa umubyaza apfa kuba abyaza rero impamvu uvuga ko umuginecologue cyangwa obstetricien aba agomba kuba ari kumwe n'umubyaza cyane nuko bari muri field imwe akenshi umubyaza ajya kuri bya bindi bimeze nkaho biri normal bimeze nkaho bisanzwe noneho ibitasanzwe cyane niho handi hazaho ngo haje gynécologue kugira ngo atange ubu niwe nabyita ni ukuvuga ko umubyaza ashobora kuba atari gynécologue atari na obstetricien akaba ashobora kubyaza ariko ibyo atabikora ariko umubyaza yaba ashobora kuba obstetricien ahubwo wagira ngo niwe ko twabonye ko obstetricien ari wandi wita ku mugore uri muri condition normale udafite ikibazo ubyumvishije gutyo bitewe nuko nabivuze ushobora kubyita gutyo niyo mpamvu rero buriya domaine zose zo kwa muganga ziba zifite ahantu zuzuzanya nk'ubu nshobora kuba wenda ni urugero nakiriye umubyeyi sibyo nsanze wenda ndi kubona wenda ashobora kuba afite ikibazo ni urugero hari icyo bita ectopic pregnancy ni urugero ectopic pregnancy uwo urabyumva kurushaho harimo ijambo ectos bisobanura out of hanze ya ectos ni ikigereki uvuga ngo ubundi umubyeyi abago utwite wasamwe hari inzira igira igomba gucamo kugira ngo gijye muri cya cyari umubiri wateguye muri nyababyeyi ihoraho yateguye hari ukuntu nyine biba byarikoze ku buryo nyine buri naturel rero buriya iyo umuntu agiye gusama umubiri uba wabiteguye ku buryo ukiriya n'icyari nka kwa kundi inkoko yizi ko igiye gutera ibanza igategura icyari buriya n'umubiri niko ubigenza imana nyine niko yabisetinze rero hari igihe iyo projet yo gufata igi ryasamye kugira ngo rigere hahandi muri cya cyari aho nakwita mu cyari hari igihe habamo amagorane niba nabyita gutyo ni ukuvuga aho kugira ngo rijye ahandi rikigira ahandi handi icyo gihe wumva twinjiye mu bintu bitari normal hanze yaho rigomba nk'ubwo ati jya Nyabugogo ukigira
Kicukiro iyo rero rigiye ahantu gitateganyirijwe uhoraho atateganyije babyita ko uwo muntu afite icyo bita ectopic pregnancy ryagiye ahandi hantu hanze aho kandi aho hantu nta mukiro nta n'ubuhungiro ryahagirira urumva ngo bagiye ahantu muri miliye itari favorable niyo mpamvu iyo bayita ngo ni pregnancy which is not viable ntabwo iyo nda yakura ntabwo inda yakura kuko ahantu iri ntabwo hayemerera gukura rero icyo gihe rero nakiri umubyeyi afite ibimenyetso bitandukanye nyine by'icyo kibazo ariko wenda akeneye akeneye kubagwa niba akeneye kubagwa ntabwo ngenge ngo mbaga ntabwo wize kubaga umva hahita hazaho intervention yande ya gynecologue gynecologue ashobora kubaga bagabaga arabaga gynecologue ni umuvuzi w'abagore si nibyo gusa nyine akora n'ibindi byinshi ushobora no gukerera no guterera ikinya ugahita uhamagara umufi horyo aba yarize noneho hari n'abo bita abatera ikinya bita anesthesiologist hari umuntu warize gutera ikinya nyine buri professionnel nkuko wenda hari icyo bita common courses hari ubumenyi bw'ibanze umuganga wese agomba kugira ngubu general anatomy and physiology nubwo ntari umunase akomaze gupfuka igisebe ibyo bintu ndabyiga ku buryo wenda hari undi noneho ubyiga ku buryo bwe deep ubijyamo akavuga ati we yarize gupfuka igisebe ari ibyazi we yize gupfuka igisebe yize kugira gute uwo ni umunasi nubwo nanjye nabikora ariko ntabwo ari byo ni nk'uko umunasi nawe ahuye n'umudamu cyangwa umumama nawe uri muri yamufasha nubwo atari byo nawe yamufasha rero hari n'umuntu rero tuvuga ngo yize gutera ikinya niba sinzi wenda ntago urinjira ahantu bari kubagira ariko aba ari team ngari irimo uriza kubaga surgeon irimo uza kumwasista nta muntu ubaga ngo yifashe kuba kwifasha nguru wese afite umufasha nk'iyo ngoma kugira umuntu umufasha hari uza gutera ikinya hazamo n'ibindi byinshi kuko ntujya wumva ngo umuntu yatewe ikinya agendanira ko kuko gutera ikinya abatera ikinya barabimbwiye gutera ikinya ubwabyo ntibigora ikigora ni ukumanaginga complications z'ikinya ingaruka zacyo kuko utakimanaginze neza kandi wagiteye neza ubura umuntu wenda ngo yaguye ku iseta kandi wenda yazize ikinya ukagira ngo wari ugiye kumubaga niba wagiteje ikibazo ahubwo kandi yari ikinya yazize ariko biba bizwi ikibazo burya iyo umuntu apfuye burya umuntu ni umuntu iyo umuntu apfuye hamenyekana n'icyamwishe muganda hari ikintu mise numva tutagiye muri byinshi nifuzaga ko usobanurira abanyarwanda n'abakristo muri rusange ko abaganga bari muri serivisi zitandukanye ariko zuzuzanya niyo mpamvu babona ko iyo bagiye kubyara uwo mwakiri bamusuzumye atari we umubyaza cyangwa atari we umubaga cyangwa amutera ikinya none reka twigumire iwawe ku mubyaza yego ndifuza ko wadusobanurira ukuntu umwana kuva ku isamwa kugera kuvuka muri kondisiyo zisanzwe zazindi zitari mu ibibazo bigenda noneho nyuma ndaza kukubaza ibibazo bitari byiza ukuntu umwana kuva ku ntangiriro kugera kuva ku yasamwa kugera ku mezi 9 ndabivuga mu magambo atari menshi cyane ariko yumvikana yego nabigabanyamo nko mu bice bitatu cyangwa se amafezi atatu hari icyo bita germinal stage ni navuga ko ni intangiriro ni ukuva umuntu asamye kugeza nko ku byumweru nka 2 nyuma y'uko asamye icyo gihe niho tuvuga ngo nyine umuntu yagasamye kugera nko ku byumweru 2 mango kuva ku munsi wa mbere kujya ku munsi 14 urumva niko tuvuga ngo umuntu yagasamye icyo gihe rero umubiri nawo uba umeze nk'umuntu utewe buri umuntu utewe ashaka uburyo
yidefanda hari ibintu bihinduka hari igitero kiba cyagabwe ku mubiri yego igitero kiba kimugabweho rero hari ibintu bigenda bihinduka byinshi nibyo byumwe bibiri no dusanga icyo bita urumva umuntu umudamu agasamye intangaye ihuye n'intangangabo icyo gihe ubwo haba icyo bita mu ndimi z'amahanga wenda biza kungora kuvuga mu Kinyarwanda fertilization fertilization twavuga ko ari nko kwa kundi niho bavyita gusama muri rusange umuntu yasamye icyo gihe rero umubiri nibe koko icyo gikorwa cyabaye ntago wicara ngo tuze haza icyo bita cell division ryagize ryabaye fekonde riragenda rikigabanya mu duce twinshi cyane buri munsi ugasanga none bitangiye wenda agakaremangingo kamwe ejo tubaye tubiri mu kanya tubaye tune tugenda kwikuba kabiri ejo mu kanya ntago ejo mu kanya tubaye 8 mu kanya 16 gutyo ugasanga akari katagaragara gatangiye kungana nka gutya ubwo twavuga ko ari kwa kundi ubona inda y'umuntu twita igenda iba nini ngo icyo genda bita abanini byumwe bibiri nawubwe abasika tatwite abatarana bimenye urumva ni byumwe bibiri nyine niho icyo kintu cyitwa cell division kiba cyane ikigagenda rikagabanya mu duce cyane ako dufatanye ubwo ndaza kukubwira n'igihe tutadufatanye utwo tuba dufatanye kandi twinshi tujya twigabura iyo bayita germinal stage akaza noneho indi stage ya kabiri yitwa embryonic stage uvango nkiri hahandi hambere icyo kintu iryogi ryitwa blastocyst cyase zygote noneho rero iyo tugiye muri embryonic stage tuba tugiye cya kintu cyitwaga zygote kibaye embryo ngo ni kubyumwe bingahe ubwo tweyinje mu cya gatatu nugo ni cya gatatu kujya nko ku 8 ibyumwe bitatu kujya ku 8 habaho icyo bita embryo icyo bita embryo niyo twakita urusoro mu Kinyarwanda sinzi yego ni urusoro ubwo cyo kiba gitangiye kugaragara cya kindi cya mbere muri bya byumwe bya mbere ubu utakibona n'amaso abaye gatoya cyane nubwo tuvuga ngo kagiye kigabanya mu duce twinshi ariko serire urayizi abaye gato cyane microscopique nubwo haba serire ibihumbi n'ibihumbi abari microscopique nyine ntikaba kagaragara ndabyumva ariko iyo ushyize kuri microscope ubasha kubona ko kakantu bitaka gatoya ari kinini yego rero ibyumwe bitatu kujya ku 8 niho tuba dufite embryo icyo gihe rero ni igihe gikomeye cyane ku mubyeyi kwirinda ibintu bimwe na bimwe amatabi inzoga ibintu nk'ibyo ngibyo ndaza kubwira impamvu yego icyo gihe koko ni igihe gikomeye niho habaho icyo bita organogenesis ni uvuga ngo ingingo zimwe na zimwe zitangira kwirema gutangira kubaho kandi noneho zigahera ku z'ingenzi ingingo z'ingenzi harimo ubwonko harimo umutima harimo bwa n'uturenge n'utuboko tutangira kwiforoma icyo gihe ariko aba ari duto cyane nyine birumvikana ariko tuba twatangiye kwiforoma rero urumva nibe ubwonko bwatangiye kwirema umutima watangiye gutera kuko utera ku 1/4 1/4 buryo umutima utangiye gutera w'umwana niba watangiye gukora ubwonko butangiye gukora ntago babukora nyine baburi imacho butarakura ariko buhari niba icyo gihe umubiri w'umwana utangiye kwirema gake icyo gihe ni igihe gikomeye cy'umubyeyi abagomba kwirinda ibintu byatuma koko uko gukura kutabaho uko kwirema kutabaho kwirema kuko ni handi usanga buriya ugasanga nk'umuntu yanyweye itabi cyane n'ibiki n'ibiyoga byinshi simvuze ko inzoga ari mbi cyane ariko ni mbi wanyweye icupa rimwe n'uwanyweye abiri si kimwe ariko
ibyiza cyane ni ugutangwa n'imwe no yego ni ugutangwa n'imwe hari wakumva iki kiganiro akatavuga ati gihese ko nanyweye Primus aricyo nabaye ntacyo waba ariko yitayinywa byaye kuba byiza kurushaho rero icyo gihe ugomba kwirinda ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ni handi uzajya usanga ubyakana rero kameze neza ariko ugiye kujya umwana agiye kujya aherekeza abandi mu ishuri n'urugero guherekeza abandi mu ishuri abizi akaba aherekeza ni ukuvuga akajya asoza akaba nk'uwanyu nyine nta bwenge buhagije afite kuko cya gihe cyo kwirema k'ubwonko ntago nyine yabyitayeho urumva bwariremye yego ariko ntago bwabaye develope neza hari nabo reba noneho ukajya ubona nk'umuntu ukabona ngo ntago ameze nk'utuzuye ukajya ubona yenda afite uretse ko nko mu maso nk'aho umuntu mukuru uretse ko ibyo ngibyo byo wenda tutabigiyeho deep hari n'izindi factor nyinshi n'ibindi bituma umwana agaragara nk'utuzuye ni byinshi cyane kwaza kubireba nyuma yego ariko aho ngaho ni igihe gikomeye cyo kwitonda ku mubyeyi kugira ngo ibyo bintu Imana ibireme neza uko byagenwe hanyuma icyo gihe rero nicyo bita embryonic stage twavuze ko ari kimwe cya gatatu kugera ku kimwe cya munani none iyo tukivuyemo rero tuhita tujya mu kimwe cya 9 reka tukite stage ya nyuma kimwe cya 9 kugira ngo umuntu kugeza umwana avutse ubwo tuba tuvuye muri embryo tugiye muri fetus twabanje zigote embryo fetus tugiye tugiye muri fetus urumva ko icyo gihe umwana yariremye n'ibice bimwe na bimwe byagatangiye kwirema gusa ari bitoya bitanakora neza ariko bihari noneho icyo kimwe cya 9 noneho bya bice twitaga bitari mature bitangira noneho kwidevelopa bigakura umwana agakura aho ugasanga wenda ku byumweru 16 17 wabaza umubyeyi umwana ameze ate karakina cyane urumva karatangiye gukura uturenge twiforoma neza nyine umutwe uhari umwana agenda akura mpaka avutse icyo gihe iyo stage yose mpaka avutse babyita fetus yego kugera ku mezi 9 kuva ku cyumweru cya 9 kugera ku mezi 9 buriya rero ntago ngiye nigeze mvuga amezi mu bintu ngize mvuga ntago ngiye mvuga amezi nakomeje kuvuga iby'umweru ibintu by'amezi twe ntago tuba tubyemera neza ntago babihura nuko abantu babizi kuko bagavuga ngo amezi ngo umuntu ngavukira ku mezi 9 siko bavuga kandi twebwe ubwo amezi 9 ubibaza n'ibyumweru bingahe amezi 9 ibyumweru 36 kuko ukwezi n'ibyumweru 4 yego tuvuga ko ibyumweru 36 umuntu rero avukiye icyo gihe ajya muri neonatology neonatology ni ahantu tuvurira abana batagejeje igihe bavutse batagejeje igihe wavutse ibyumweru 36 ntago bagejeje igihe niyo mpamvu rero twege tutavuga ibyumwe ubundi tuvuga ko umwana avuka ku byumweru 38 na 40 aho ngaho urumva nyine turagenekereza na amezi 9 ariko ntago aba ariyo neza aba harenga nk'ibyumwe nka 2 mwabyumvise rero niyo mpamvu nakomeje kwirinda ngo amezi kwivugira ibyumweru n'abandi bose uzajya wumva bavuga ibyumweru yego rero ibyo nayo nkubwiye ushatse wabigabanyamo noneho trimestre ibihembwe igihembwe kiba kizwe n'amezi atatu trimestre ya mbere igihembwe cya mbere kiva kuva umuntu agisamwa kugera kwezi kwa 3 oya amezi twayaretse nyine kugera amezi kwabiretse kimwe 12 icyo gihe rero ni igihe twakwita ko umwana niho habaye bya bindi navuze byose kwirema kw'ingingo z'ingenzi ubwonko umutima ugatera igihimba amaguru n'amaboko nuko icyo gihe rero ni igihe cyo kwitondera cyane kubera ko iyo utitonze habonekamo n'ibindi bibazo ubwo bise nkwinjiza mu bitari
normal mu bitari normal kuko wabimbwiye icyo gihe rero kuko ni igihe kitera ibibazo cyane ukajya kumva nginda yavuyemo umuntu yaratwite cyazo kumva gusa ibibazo bimwe na bimwe hari ibyo umubyeyi ashobora kwitera hari n'ibyikora par nature ya kumva ko umuntu ngo yatwitiye inyuma ya nyababyeyi bimwe bavuze ngo ectopic pregnancy mu gifaransa niho babivuga neza niho bisobanutse bavuga ngo ni grossesse extra utérine ego gutyo mise mbyibuka muri biology grossesse extra utérine hanze ya uterus yego icyo gihe rero ni igihe cyo kwitondera kuko reba wenda reka tuvuga nko kw'icyo kintu kuko hari abantu nzi kuko burya hari abantu nzi benshi bagize icyo kibazo wenda tukivugeho twavuze ko grossesse extra utérine sase gutwitira inyuma y'ababyeyi biba mbere y'ibyumweru 12 ntago iyo bitabaye mu byumweru 12 ntago babizaba nibyo ntago babizaba ko biba nyine biba umuntu agisama urumva ntago nubwo umuntu ufite icyo kibazo none se biterwa n'ikintu kuvuga kuki ubwo no kuvuga harya umuntu asamira aho asamira ntaga hatandukanye nawo muri terisi yego igi urabizi ko iyo umukobwa ageze cyangwa umudamu ageze igihe cy'uburumbuke hari igi ntuza agasabo k'intanga ngore kitwa overe karekura intanga imwe buri kwezi karekura intanga imwe uretse ko gashobora kurekura irenze imwe birashoboka ubwo kuko abafite udusabo tubiri hari igihe zombi zirekurira rimwe kandi mu buryo bw'normal ubundi kamwe karekura ukwezi kumwe akandi kakarekura ukundi bigasimburana noneho hari igihe ujya kubona ukabona zose zirekuriye rimwe ntandi usanga ngo umuntu ngo yabyaye impanga urumva ni uwo muntu ahuye n'umugabo kandi zarekuriye rimwe bigenda gute umuntu abyara impanga ariko zitari identique ntago ziba zisa kuko ziba zavuye ahantu batandukanye imwe yavuye hariya ibumoso indi yavuye iburyo ubwo overe abadukurikiye intuza utwo dusabo dukora intanga ngore kamwe kabiburyo kandi kabibumoso tukaba dusimburana buri kwezi mu gutanga intanga ngore kuko karekura imwe ubwo hari igihe bibaho hakaba hikosa umubiri kwibesha ni nk'uruganda noneho kwakuranwa ntibibeho noneho byumvikane kamwe kakarekura n'akandi kakarekura icyo gihe uwo mudamu yahuye n'umugabo mw'icyo gihe havuka impanga ariko zidasa kuko ziba zavuye ubwo ashobora kuba ari abakobwa babiri ariko n'ubundi batandukanye cyangwa ari abakobwa n'umuhungu ariko kuryo ushobora kumureba ukabona nyine abantu bavukana ariko badasa utabitiranye kandi ari impanga ariko ukajya ubona badasa bitandukanye birashoboka babita impanga zidasa kuko bavuye ahantu refogimo nanze kubivuga mu ndimi z'amahanga ariko ni refogimo noneho igihe haboneka refogimo ni igihe igi rimwe ryabaye released ryavuye mu gasabo k'intanga rikavamo noneho ryagenda rigahura n'intanga ngabo urumva giyacyari igi rimwe ako rwa rugendo ruyiganisha muri nyababyeyi muri cya cyari navugaga kwa kundi kujyayo ikigaburamo kabiri ikiri mu nzira niki gituma ikigamo kabiri par nature birikora ishobora kugenda igakubita nko niba nabyita nko kugikuta cyahitambukira ikigaburamo kabiri ikabicitsemo kabiri kandi urumva yigamemo kabiri buri kimwe kigumana ubuzima ariko kiba cyavuye ku ntangangabo imwe n'intangangore imwe yego urumva biba biri identique ubwo aho muri icyo cyari umwana azakuriramo ntago ariho gusama bibera ntago bibera umva igirayo ryasamye yego kuko nta nubwo gihita igirayo uwo munsi ntago ari ngombwa ngo rigere oya hanyuma se kutambajije ahubwo kananjye nkubaze kutambajije kuntu bigenda noneho iyo icyo cyari cyabayeho ako umugabo ntahuye n'umugore kandi gihari kandi icyo cyari kigahari nari kuza kubigeraho ngere nakuretse ngo ubanze uvuge nze kukubaza nyuma buriya ni urugero umuntu
igi rirabonetse igi rivuye ku mudamu rirabonetse ariko ntagahuye n'umugabo icyo gihe ukuntu bigenda kuko umubiri uba wabikoze ku buryo utegura nyine ahantu igi rizajya rero hari iminsi iryo gi ritegereza igi ry'irigore ritegereza nyine rivuga ati ntawamenya none ntibikunze ariko ejo wasanga bizakunda cyangwa ejo bundi kuko igi ry'irigore ritegereza iminsi myinshi kurusha iry'irigabo niyo mpamvu intangangore zipfa bitinze kurusha intangangabo zimara iminsi gahe zimara iminsi ishobora kumara iminsi n'itanu yego yitegereje ko hari umugabo wazaboneka iyo minsi rero igi ryategereje irangiye ni handi usanga igi nyine rishengutse niba nabyita gutyo rigashengukana na cya cyari cyarakozwe kuko nimvuga icyari wumve nyine ni nk'ibintu by'ibinyamanyama byagiye byiyomeka kuri nyababyeyi birimo amaraso umva bita bimanuka bikamanuka si forome y'imihango ngo kuvuga ati gutegereza byarangiye ubwo hahita hashwanyagurika cya cyari kirashwanyagurika noneho kikaza kisa kwa kuntu nyine mujya mubibona yego njye sindabibona ubwo nibyo byandi bita imihango ubwo ni ukuvuga ovire iba yarategereje umugabo ikamubura niko bigenda irihangana byagera ku munsi wa gatanu ikavuga ati wapi ubwo byarangiye reka nsasure ibyo ngibyo ikavanaho isaso nibyo twari twamaze kuvuga ibyiza tugeze ku bibi ku bibazo twari tumaze kuvuga ibibi byo muri trimestre ya mbere trimestre ya mbere niho twabonye cyangwa se igihembwe cya mbere ntihandi twabonye ingingo zimwe na zimwe zirema rero iyo habonetse ikintu gituma izo ngingo zitirema neza niho usanga habonetse utubazo dutandukanye ugasanga wenda indivuyemo ubundi bavuga ko indavuyemo iri munsi y'ibyumweru 12 kuko niho tuvuga twita avortoma mu gifaransa avortoma ni munsi y'ibyumweru 12 ngo ni mu gihembwe cya mbere nyuma yaho babyita ngo iki nituhagera turabona iyindi zina ryabyo ubwo indebe y'agakuze ntabwo aba avortoma none icyo gihe rero harimo avortoma hari igihe igi bagishaka cyangwa se iyo twabonye ko ari fetus ibishaka kuvamo ariko babyita menace d'avortement icyo gihe iyo tubimenye tuhita tumufasha ku buryo bitaba indi gakomeza hari igihe rero umubyeyi tugera noneho yamaze kuvamo icyo gihe babita complete abortion cyangwa se avortement complet hari igihe aza noneho afite icyo bita avortement incomplet ngo ni igihe inda iba yavuyemo ko mbega ntibishiremo burundu ubu nawe turamufasha kugira ngo gukira no kugira ngo bishiremo kuko bigumyemo ntacyo byamumara uretse kumwica ibyiza nuko bivamo n'ubundi bikarangira ngo dufasha ni wa wundi ishaka kuvamo itavuyemo wowe rwose turayikonseriva bigashoboka ko iba conserved yego rero tuvuze mu gihembwe cya mbere ibi muri bya byumweru twisi igihembwe cya mbere igihembwe cya mbere ibyumweru 12 bya mbere noneho dushobora kugira wenda tute dutaruka mu gihembwe cya gatatu ariko tuyenda utarakijyamo hari akabazo nakubaza ngo hari igihe bavuga ngo hari igihe ryagi koko rigera muri cya cyari ngo ariko ngo rigasanga icyari ngo gifite ngo intege nke ngo rigahita rishwanyuka hari naho nigeze numva ubwo uratubwira ibyo ari byo nigeze numva ngo hari nk'umugore ngo mucurika kwa muganga ngo kubera ko ngo aramutse ngo agiye ahagaze ngo umwana ngo yahita ngo ari nk'icyo cyari cyahita gitoboka ngo akagwa hasi ngo hari ukuntu ngo mumuryamisha ngo acuramye ibyo bintu bibaho ariko bitari muri iyo context kuko ntabwo urumva uwo muntu hari icyo bita placenta previa ni ntabwo nabivuze mu gihembwe cya mbere niho placenta cyangwa se ingobyi igaburira umwana kuko umwana atungwa n'ibivuye kuri mama rero ingobyi igaburira umwana yirema muri bya byumweru 12 bya mbere niho yirema rero iyo ngobyi umuntu ashobora kugira nk'ibyumweru 33 iyo ngobyi iba ifite icyo bita
wa mugozi muremure bita ururere cordon umbilical. Iyo cordon rero hari igihe yitanguranwa yo ikaza icyo aho bita ku cervical os. Donc hari ibyo twita touche vaginale ukaba wayikoraho gukora ku mwana. Donc yitanguranwe iraza iza niba umutwe w'umwana wagacuramye aho kugira ngo wumve umutwe ahubwo akaba ari yo wumva. Icyo gihe babyita nibyo bita narimvuze gute placenta previa. Ego warugiye kutubwira uwo mwana ntabwo ari coroides ni placenta bayita low lying placenta narimbicuritse ngo placenta akujya yomeke kuri nyababyeyi iraza position igahinduka ikaza handi hafi y'inkondo y'umura. Yego ntabwo ari coroides ahubwo haza placenta niyo location ya placenta nihinduka. Icyo gihe rero ni bibi cyane. Niyo mpamvu dushobora kuvuga ati uno muntu kugira reka tumucuramishe byo bibaho. Kwa ko umwana ashobora kumucika ngo akagwa. Ntago yago umwana burya ntagapfa kuko ntago ari nk'ipera. Ariko urumva ashobora kugira ibibazo agakompressa imwe na bimwe byamugaburiraga nko gufata ishami ry'igiti wari uriho kagikata. Urumva nta wari uri ku ishami urarikase so byarinda gute ndi kubyumva ugomba guhitugwa. Rero urumva nta nibyo ngibyo ngira ngo bashatse kuvuga. None se igihe iyo bavuze ngo hari igihe umuntu atwita none ngo bakimura umwana bakamwimurira mu wundi mu mama ngo kubera ko ngo iyo aho yaturutse hafite intege nkeya bakamwimura umuntu agatwita harya bwa mbere wambwiye babyita iyo ngo yantuza ryagiye yaserire imaze kwigabanyamo kenshi ibyara zigote nyine ngo ako kantu baragaterura bakagatereka mu wundi mama akamutwitira akazavukira mu byo bita in vitro fertilization. Ibyo ntago ari ibyo ngiye ahubwo transplantation. Hari igihe hari umuntu wenda bisa amafaranga menshi kugira ngo umuntu agutwitire sinzi ni mu Rwanda byagatangiye kubaho. Nyine ngiye ntago ndi kubivuga ngo hari ababikora ari kavuga ati ngiyewe ntago nshaka kuzagira indi zajya imbangamira. Ngiye ndi kuvuga nk'undi muntu ngo ushobora kuba ngo kuntu bigenda bafata intanga ngore hari ibyuma byabugenewe nyine bayifatisha bakafata n'intangangabo bakazihuza noneho bakazinjiza mu mugore wundi udafite aho ahuriye n'izo ntanga. Wa mugore ushaka gutwita indi famiye noneho bakamufata iryogi bakarishyira muri nyababyeyi ya wa muntu wundi. Nese ko watubwiye ko iyo umuntu amaze gutwita umubiri ngo utangira kwitegura ngo ugasasa bamutera imiti n'ubona bamutera imiti kugira ngo ryagi n'ubundi ribone nibe nabyita isaso bamutera amahormone ubwo n'imiti akajya muri y'umuntu utwite. Yego urumva ni kwa kundi nyine abazungu mbona bo babikora cyane ariko ngira ngo mu Rwanda ntago bigatangira kubaho ntaho ndabyumva. Ego ariko iki ni ikibazo nari nkubajije ngo hari igihe umuntu ashobora ngo muri biriya byumweru 12 bya mbere ugasanga ngo iyo placenta itazashobora kwemera uwo mwana ngo kubera intege nke zayo we mugahitamo gushaka umuntu mwishyura atari uko mama we yanze kumutwita ahubwo kubera ko atabishoboye ngo yaravumbuye ko ngo akajya ibyo wenda ushatse kunzana muri byandi byita avortement zemewe ariko ntago wafata placenta yiremye mu mugore ngo yishyire mu wundi mugore uyiterure ubwo barabeshye nibyo ku mihanda nakubazaga je nari ndi kubaza ntago wafata placenta yo mu mugore ngo yishyire muri placenta y'undi muntu. Ahubwo ntekereza ko eme wenda yashaka kubaza bimwe bya IVF hari IVF ni nko gutwitira mu birahure. Ni bimwe ahubwo wavugaga wowe bimwe bavugaga byo guhuza intangangabo n'intangangore bakayishyira ahantu mu gihe runaka bakayishyira mu muntu. Iyo ni IVF. Kwa impamvu bita IVF bayita in vitro fertilization. Urumva ntago iryogi bagishyize mu muntu mu wundi muntu ahubwo bayishyize mu byuma byabugenewe umwana agakurira aho ngaho. Noneho biga bindi navugaga ni igihe bafashe iryogi
bakarishyira mu umugore wundi bitandukanye na IVF ariko bijya gusa n'ubundi. Ubwo turi kuri bya byumweru 12 bya mbere. Kubera iki bavuga ngo abagore batangira kugira isesemi bakaruka bagakunda ngo bamwe bakanga abagabo bakajya yamubona akabona ari nk'inka ngo iri aho mu nzu ngo babana inamubangamiye. Abandi bagatangira kurya ibintu bitari seriye, kurya ibitaka. Nabyo barira muri ibyo byumweru 12 bya mbere cyangwa ubwo turaza kubibona mu kindi? Oya, nabyo ni ibyumweru 12 bya mbere. Kubera ko nkuko nigeze kubivuga, umubiri ni nk'uruganda. Umubiri w'umuntu uba ufite kuntu wamenyereye ubuzima bwawo bwa buri munsi. Iyo haje icyo bita corps étranger, ngo ni nko kuvuga umunyamahanga, ni nk'umunyamahanga winjiye mu mubiri cyangwa haduye. Umubiri rero ni nk'uburyo bwo kwirwanaho. Hari ibintu bidasanzwe biwubaho. Ugasanga noneho n'ikindi, hari ama hormone agenda ahinduka uko yanganaga akaba menshi. Imisemburo ni imisemburo ikaba myinshi cyane. Niho usanga umudamu hari ibiryo bimwe yakundaga ahita yumva azinutswe kubera iyo misemburo. Ugasanga ibintu birimo amavuta ntago abishaka. Ariko kenshi ibyo bintu bikira mu byumweru bya mbere. Kuko noneho umubiri uragenda ukabyadabuta ukabimenyera ukahita wumva nyine ari twibanira. Ufata igihe cyo kubimenyera. Iyo ubimenyereye rero, niyo mpamvu iyo urenze ibyumweru 12 hari risike nyinshi utakigize. Kuko urumva umubiri umaze kumenyera ya corps étranger. Ubwo ndumva imibiri y'abagore imeze nk'abasirikare ku rugamba. Ni nk'ibyo gihe. Twego. Kandi none uzanarebe umugore utwise bwa mbere nagaciye n'umugore utwise bwa gatatu. Hari ukuntu uba wamenyereye umuntu ubyaye kenshi. Mu giturage wacu ubona ko bajya no guhinga nta kibazo, akanabyarira mu murima cyane. Ako uzafate wa wundi utwise bwa mbere, ibintu byose ari bishya. Bari bishya kandi wamurenganya, niko bigomba kugenda. Ubwo twakomereza muri ya trimestre. Noneho nko mu gihe wenda umubyeyi yenda kubyara mu byumweru nka 30 kuzamura, hari igihe ashobora kugira umubiri ushobora kwivumbura ugashitangira kuzana nk'ibise mbere. Ibise nuvuga ngo umubiri ugatangira kwitegura kubyara uwo mwana kandi igihe kitaragera. Babyita preterm labor. Agatangira nyine kugira ibise mbere y'igihe. Icyo gihe rero urumva ni umubiri nyine uba wakoroganya. Iyo bitaraba byinshi tumutera imiti yitwa tocolytique cyangwa se ivanaho byabise. Ibise bigahagarara. Ubwo umubiri ushobora kwibeshya ugafata icyemezo kitari seri. Ukavuga ati jewe uyu mwana reka tumuvutse kandi igihe kitaragera. Rero hari igihe rero tumutera niyo miti bikanga. Iyo byanze ni hano umuntu yabyaranye umwana utagejeje igihe bakajya kumufasha mu byuma ni kuveze na hera. Ashobora no kugira icyo bita placenta abruption. Placenta abruption kwa kundi ingobyi iba yiyometse kuri nyababyeyi, kuko yiyomeka kuri icyo bita kuri nyababyeyi. Noneho hari igihe kibaho ugasanga yiyomoyeho. Mundi ingobyi yomokaho umwana yasohotse. Umwana amaze kuvuka hakurikiraho kwiyomora kw'ingobyi nayo ikaza. Yibaze noneho yiyomoye umwana akiri mu nda, kandi noneho umwana agaburirwa na ya ngobyi. None ya connection ivoma muri nyina, muri mama, ibijyana mu mwana. Noneho handi yakuraga ibyo kurya n'ibiki byose yitandukanyije naho. Ikibaho ni iki? Iyo bimenyekanye mbere umuntu ashobora kumufasha ari nko kwa muganga, bigashoboka. Bishobora kubaho ari kwa muganga. Ariko iyo atari kwa muganga umwana ahita apfa. Kuko ahita buri funguro rimutunga. Nko gufata umuntu wahumekaga, wibuke ko ntago avanamo ibyo kurya gusa, avanamo n'ibyo guhumeka. Yibaze gufata umuntu ukamufunga amazuru, gusa byagenda gute? Ahita apfa. Ni ibyo ngibyo. Ibyo bintu biba muri trimestre za nyuma umwana yariforumye yagakuze. Yego. Ni ibibazo.
noneho ubwo ikindi nari nshatse kukubaza aho ngaho ko hari ahantu najyaga njya mbibona no ku bitaro kaneke kubivuga batazabimbaza mu rukiko kubisubiramo bikangora ariko hari ibitaro byiriye muri za Rusizi haba umuvuzi gakondo mbere we yihereranaga abantu ngo hari abantu nyine baroga kubyara hakaza kuzamo complication ariko wabanza ukatubwira kuri complication ziza mu kubyara umuntu za trimestre zose akaba yazinyuzemo neza none yajya kubyara bikagorana kugeza ubwo mu mubaze cyangwa ngo mu kebaguye biba byagenze bite ibyo bintu nibwo ndajya nakubwira iby'uwo muvuzi gakondo ibyo by'umuvuzi gakondo byose sinzi ko nza kubisobanura neza ariko hari complication umuntu wenda yakurikiranye ibipimo neza yahawe ingingo zose bya bipimo byose yabihawe ariko igihe cyo kubyara kirageze habonetsemo ibibazo bibaho hari igihe umubyeyi aba agikubise bisanzwe ariko umwana akaza kunanirwa bibaho iyo bavuze umwana yananiwe aba ari guhinga se nyine aba yananiwe kora iki bivuga ngo umwana ntago aba akiri kubona ibimutunga bihagije bituruka kuri mama niyo bita ngo yananiwe donc ntari kubona oxygene ihagije ibimutunga ni bikeya umwana ahita ananirwa nyine dufite ukuntu tubireba mu byuma tukabibona ko umwana yananiwe kandi akiri mu nda rero icyo gihe ntago uwo mwana wananiwe uba ugomba kumugumisha muri iyo kondisiyo yo kunanirwa ugomba kumufasha mpaka avuyemo kandi atananiwe kuko umwana wananiwe ni bibi cyane mujya mubona nk'umwana ufite nk'imyaka nk'itanu cyangwa se hejuru yayo atarahaguruka bibaho yicaye ugasanga rwose ni babandi twita nyine bafite ubumuga bwo mu mutwe n'iki hari igihe nubwo atari buri gihe biba byaravutse mu kuvuka kwabo ugasanga umuntu ujya wumva ngo umwana ngo yavutse ntiyarira nacyo nari kukikubaza ngo ntiyarira ubwo uwo mwana ni sinye zo kunanirwa umwana w'ino ngumara ararira noneho kurira bisaba imbaraga kurira uvuga ngo ubu mubwiye ati noneho bya bindi wabonaga kuri mama tukabihagaritse istragoringire wowe ubwawe ariko ngo abagiye guhumeka kubwe ariko ndi kubyumva ko no kurira ntiwarira udafite imbaraga yego ruma ntago wari udafite imbaraga rero uwo muntu wananiwe rero umwana wananiwe kuko bigifiziyologike ko umwana arira sibyo arira kubera ko hari ibintu yakorerwaga na mama atakiri gukorerwa na mama ahita arira nyine urumva hari icyo bita foramen ovale hari utuntu tugenda twifungura ku bihaha byiwe kugira ngo bimuhe ubushobozi bwo kwihumekera ubwe rero ibyo bintu izo process ziramubabaza iyo zimubabaje rero ararira ibyo ngibyo nagira ngo mbaze mubyaza ese icyo ngicyo nicyo kibazo gishobora gutuma umuntu abyara umwana ufite ubumuga nicyo gishobora gutuma umwana afite debilite wenda mu mutwe bitewe n'ubumuga ubwo ari bwo debilite byo bigashoboka ku bumuga bwo mu mutwe ariko hari n'ubumuga butari bwo mu mutwe niba twibukiranye neza hari aho navuze ngo ingingo ziri kwirema aho ngaho rero iyo umubyeyi atitonze cyane aho ngaho ntusanga kwa kwirema kutarabaye neza ugasanga umuntu avutse wenda nta rutirigongo afite bijya bibaho umwana avutse nta rutirigongo afite cyangwa se amara yarasohotse bijya bibaho biba gake ko bibaho ibyo biba byarabaye mbere ntaho biba bihuriye no kunanirwa k'umwana biba byarabaye muri za kwa kundi ingingo ziba ziri kwirema ni naho hahandi usa nka kwa kundi umuntu avukana nk'imbasa kwa kundi umuntu avuka ukuboko kutangana n'ukundi cyangwa se ukuguru ugasanga ibyo ngibyo biba byarabaye mbere ntabwo biba umwana ari kuvuka muri cya gihe za ngingo ziri kwikora biba byarabaye icyo gihe bikaba biterwa n'iki se aho ngaho niyo mpamvu nigeze kuvuga ko umubyeyi igeze mu ibyo bihe ingingo z'umwana we ziri kwirema aba agomba kwitwararika ku bintu bimwe na bimwe bya bindi wavuze yakirinda itabi buriya nk'itabi cyane cyane n'iribi ku mubyeyi utwite inzoga ni mbi cyane icyo bita ama radiations amariyo solaire nayo ni mabi cyane ku mubyeyi
rero ni byinshi aho ngaho rero umuntu agomba kwitwararika cyane. Hanyuma hari n'ikindi, iyo ababyeyi bagiye gukurikiranwa batwite, hari ibinini tubaha byitwa acide folique. Acide folique uretse ko yongera amaraso ku mubyeyi utwite, ariko inarinda na bwa bumuga butandukanye. Ruvuga ngo igira akamaro kabiri, irinda umubyeyi, kuko umubyeyi ugiye kubyara atakaza amaraso menshi, byibuze agomba kuyatakaza hari ayafite ahagije, urabyumva. Aba agomba kuba yarafashe biriya binini mbere. Ikindi cya kabiri, kubifata birinda umwana we ubumuga butandukanye birimo ibyo byose navugaga. Rero iyo bifashe aba yiyongera amahirwe no ku mwana we. Bifatwa mu gihe kingana iki umubyeyi aba ageze mu kihe atangira kigero kubifata ubundi atangira igihembwe cya kabiri abifata, kuva ku byumweru 13 nibwo atangira gufata ibyo binini. bivuze ko icyo kintu nta hantu gishobora guhurira, ntago cyangwa gishobora guterwa wenda n'intangangabo wenda itameze neza cyangwa buriya ibyo ngibyo mba mvuze ntago babifite 100%. Haba hari n'ibindi byinshi bishobora gutega icyo kintu, gusa bavuze ikibitera cyane. ariko birashoboka ko n'intanga umuntu ashobora kubona intanga. Yego, hari intanga ziri incompatible. No kubyara n'abana nyine bafite utubazo. Na niyo mpamvu hari ibiryo bagomba kurya neza. Kurya neza no kugira ngo n'intanga zabo zigire ireme, zikomere. Burya iyo tuvuga ubuzima bw'imyororokere ntabwo tuvuga abagore gusa, n'abagabo, kuko bose batanga intanga. bose nari ngiye kukubaza, hari igihe bavuga ngo tuvuge nk'umuntu unywa ibiyoga byinshi cyangwa ibitabi byinshi akiri umusore, akaba yaramaze igihe kinini, hari ingaruka bishobora kugira ku mwana azabyara? Uretse no ku mwana nawe kubwe byamugiraho ingaruka. Buriya inzoga nyinshi cyangwa ibitabi byinshi ntabwo byangiza intanga gusa, byangiza n'ubuzima bwose bw'umuntu muri rusange. Ariko cyane cyane twivugire ku ntanga. Buriya ni handi usanga umuntu ufata nk'inda ye akayigira nk'ingarane. Afata ibintu byose akajugunyamo. Bamuzamubyarira amakuba n'ibyago byinshi. Kuko no ku ntanga usanga afite intanga zimeze nk'aho zidakomeye. Yego. Muga mfite ibibazo byinshi nzakubaza, no muri comment yenda abaza kugira ibibazo baraza kutubwira tuzakubaze. Nashaka kubaza icyo bita ibibyimba byo mu nda ni ibiki? Hari igihe ujya kumukirese n'umwe mugenzi wanjye yakikubajije. Wakimubajije ibibyimba byo mu nda ni ibiki? Ko baravuga ngo uriya muntu ngo yaratwise ngo ibyimba byo mu nda hari n'udatwita ko ibyimba byo mu nda. Aho udatwita bishobora no kugutera kudatwita. Ibyo bintu ni ibiki? Nurangiza utubwire ku ndwara zo mu mibonano mpuzabitsina nako mu myanya ndangagitsina zishobora kubangamira gusama. Yego. Kampere ku bibyimba. Wenda reka nanjye icyo kibazo, kubera ko nanjye numvaga nshaka nko kukibazaho. Ndagira ngo mbaze ibyo bibyimba ubundi kugira ngo biterwa n'iki? Umubyeyi akaba wenda hari indwara zikizana gutyo, ariko byanze bikunze ngiye ntekereza yuko wenda ibyo bibyimba bifite ikintu kibitera. Ikindi urumva ko hari n'ibibyimba bishobora gutuma wa mubyeyi no gusama bitakunda. Nk'ubu ni urugero, hari umubyeyi nzi bahabwiye bati ntago byakunda, keka wenda ugerageje IVF wenda birashoboka, ariko gutwita bwo, kandi ubwo babimubwiye bamaze no kubibaga banabivanyemo, ariko baramubwira bati ntago byizakunda. Icyo kintu biterwa n'iki? Hari ibintu byinshi bitera, cyane by'imisemburo. Uvuga ngo hari umusemburo witwa estrogene w'abadamu, n'umusemburo w'abadamu. Estrogene na progesterone ni imisemburo imeze nkaho ari impanga. Uvuga ngo kimwe iyo kizamutse ikindi kigamanuka.
ni imisemburo igenda gutyo kimwe kirazamuka kindi kikamanuka ariko mu gihe umuntu ari mu mihango byose biba byamanutse ni ukuvuga ngo hari dushobora gufata icyo bita cycle y'umugore tukayigabanyamo ibice bibiri hari icyo bita first cycle na second cycle noneho niba tufata nk'umubyeyi ufite ukwezi kwiwe kutarenza ibyumweru 28 dufate wenda nako iminsi 28 sorry uvuga ngo iminsi 14 ya mbere estrogene aba ari nyinshi cyane kurusha progesterone noneho iminsi 14 ya nyuma progesterone iba nyinshi kurusha estrogene rero iminsi ya mbere igihe estrogene ari nyinshi ni handi usanga umubyeyi afite ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina kuko estrogene yazamutse noneho nyuma yaho ugazasanga progesterone noneho ni nkeya ni nyinshi abo usanga umubyeyi adafite ubwo bushake rero estrogene nubwo twavuze ngo ni umusemburo w'abagore hari igihe uba mwinshi cyane urenze urugero iyo urengeje urugero uteza n'ibibazo bimwe na bimwe iby'ingenzi cyane ni ibibyimba byo mu nyababyeyi uvuga ngo uwo muntu aba afite estrogene umusemburo witwa estrogene uri hejuru cyane nubwo umusemburo mucyo wa estrogene ni mubi ugomba kuba nyine uri mu rugero ariko iyo ubaye mwinshi ntabwo biba bibi noneho icyo gihe rero hari igihe wagumbajije ngo hari umubyeyi uzi babwiye ko atazabyara keka akoresheje IVF bibaho hari umubyeyi ugenda akagira ibibyimba wenda bikeya icyo gihe uwo muntu ntago biba bikabije cyane yashobora no gusama cyangwa se akagenda bakamukorera operation bagakora icyo bita myomectomy myomectomy ni nko guhandura bya bibyimba bakabivanaho aba ari bikeya hari igihe noneho biba byarakabije cyane bashobora gukora myomectomy bakabivanaho cyangwa se bakora hysterectomy ni ukuvuga tuti wa muntu wenda tufite umubyeyi yabyaye nk'inshuro nk'enye cyangwa 3 nta bandi wenda n'imyaka yabaye myinshi ntabwo dukeneye ko yongera kubyara icyo gihe tumuhitiramo nawe akabyihitiramo twabimusobanurira ko nyababyeyi yavamo aho kugira ngo atunge nyababyeyi ifite ibyo bibazo urumva uwo muntu deja ntakeneye kubyara afite abana abashe kurera bahagije kandi none n'imyaka ye yigiye hejuru hari n'igihe aba yanageze muri menopause uwo muntu tumugira inama ko ati wenda iyo nyababyeyi ifite ibibyimba byinshi ibyiza nuko yavamo ukigumira mu buzima busanzwe kuko nta ngaruka yuko yindi ibaho ngo umubyeyi ngo nyababyeyi yavuyemo ahubwo ingaruka nyine ihari nuko abatazongera kubyara nta yindi rero nk'uwo muntu bakoreye myomectomy uwo muntu bayikuyemo ariko wenda ashobora gukora imibonano nta kibazo bisanzwe rwose bisanzwe ikindi wenda kugira ngo bigendere rimwe wenda hari umuntu yabyaye wenda akabyara nka rimwe hari nk'abantu babyara akabyara nka rimwe akamara ikindi gihe kinini atarabyara wenda ho ntago hashobora kuzamo utubazo bibaho nicyo bita secondary infertility primary infertility ni kwa kundi umuntu abatabyara ariko atarigeze kubyaraho bibaho hari n'ubyara nka rimwe bikahagarara ibyo bintu akenshi ibintu byose bijyanye no kutabyara hari igihe akenshi biba biterwa akenshi kuri pourcentage yo hejuru biterwa n'ama infection amwe ko nyine ari hejuru ayo bita PID n'ibiki uvuga ngo umuntu buriya umubyeyi cyangwa se umukobwa ufite ama infection ni byiza kuyivuza kare cyane kuko mu bintu bya mbere bitera kutabyara ama infection menshi ntabwo yatuma umubyeyi abyara agira icyo bita infertility ariko ibyo bikavurwa bigakira bigavurwa uvuga ngo gusa iyo umuntu yikurikiranye hakiri kare nibwo burya biba bishoboka kuvurwa neza none iyo tikurikiranye hakiri kare nyine bumva biragorana nubwo
twitabaza za nzobere abaginekologe n'ibiki ariko muga tugana ku musozo ni iki wabwira nihe nama wagira abadamu n'abandi bose babyaye mu rwego rwo kurinda ubumama bwabo ububyeyi bwabo ndetse n'abandi bateganya kuzaba ababyeyi beza. murakoze mu magambo makeya buriya iyo wisuzumishije kwege abanyarwanda tugira niba nabyita ikosa cyangwa ingeso yo kujya kwa muganga kubera ko twarwaye ariko umuntu yakagombye kujya agira uburyo ajya kwa muganga atanarwaye kujya kureba uko ameze. Hari n'ubu ufite ikibazo ariko ntamenye ko agifite. Buriya ni byiza ko umuntu ajya kwa muganga agiye no muri check up kureba nibe ibintu byo bimeze neza. Yego. Hari n'umuntu ufite n'ibyo bivyimba twavugaga atabizi. Cyangwa se akaba afite ama infection kuko ama infection twabonye ko ari mu bintu bitera kutabyara yabaye menshi. Ugasanga umuntu afite ama infection kuba ko umubiri w'umugore kuntu uteye ushobora kugira ama infection ko uyafite ntabimenye. Kuko umubiri w'umugore uzi kwadawuta ku ma infection cyane kurusha uw'umugabo. Rero buriya ibintu byose iyo wabimenye kare ubasha no kubyirinda. Icyambere no kujya tugira akamenyero ko kujya kwa muganga, kujya kureba ko tuhagaze, kujya kureba ko byose bimeze neza. Ibitameze neza mukabibyivuza hakiri kare. Icya kabiri nk'umuntu watwise burya ni ngombwa ko ajya kwa muganga hakiri kare akimenya ko yatwise. Burya bagomba gutangira kujya kwa muganga akajya gukurikirana ibyangombwa byose. Hari ibyo babagenera, hari inshinge, hari ingingo, hari ibinini bimwe twavugaga byitwa acide folique birinda ubumuga ku mwana uri mu nda bikanarinda kubura amaraso kuko twavuze ko umubyeyi iyo abyara atakaza amaraso ariko byibuze akayatakaje yari asanzwe ayafite. Rero hari ibinini bamuha ku gihembwe cya kabiri kugira ngo bimurinde kugira amaraso makeya. Urumva utagiye kwa muganga n'uwagiye kwa muganga ntago baba bameze kimwe. Ubwo watwise abagomba kujya kwa muganga akimenya ko yatwise kugira ngo ibyo agomba guhabwa byose abibone. Ndumva ariyo message natanga.